Ni ikimenya bose, ni umugabo w'igikundiro cyinshi kuva ku muto kugeza ku mukuru. Ni icyamamare yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ni umunyabigwi muri sinema nyarwanda. Kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda ni password yo kuba ushobora kuba waramwumvise cyangwa se waramurebye, yaba ari amahitamo yawe cyangwa se ay'abandi. Amagambo akoresha, imyitwarire ye muri sinema ndetse no hanze yayo, byose hamwe biteranyije bibyara urukundo rutagira akagero. Benshi bamukunda, dore ko ari n'abamukundira uburyo yicisha bugufi igihe ari mu bandi. Uyu mugabo yashakiye amahirwe y'ubuzima bwe muri byinshi bitandukanye. Yacuruje ibyombo, ubwo ndavuga ibikoresho byo mu gikoni birimo amasafuriya, amasahane, ibiyiko ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Si ibyo gusa kandi, kuko yanakomanze ku rugi rw'amahirwe ye. Afunguye asanga ni akazi ko gucuruza telefone. Arafunga akomereza ahandi, asanga arimo sinema, maze arinjira. Atangira umwuga wo gukina sinema, yatangiranye Clapton cyangwa se imyitwarire ifite ihuriro n'ivugabutumwa rya Gikristo. Muri icyo gihe nibwo yajya akora indirimbo nyinshi zitandukanye kandi z'Imana, ariko zuje urwenya rwinshi. Izo zirimo nka Fata Telefone Mana, Ihangane, Muri Yesu harimo Gu ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Izi ndirimbo kuziteranyaho filime ndetse na komedi yakinaga byamufashije kwamamara cyane, maze benshi batangira kumukunda. Ushobora kuba utabimubonamo kenshi cyangwa ukaba utaranabimubonamo, ariko burya ni umushyushyarugamba mwiza cyangwa se umu MC. Uwo nahereye kare mvuga ntavuga, noneho ubu namuvuga. Amazina ye ni Mugisha Emmanuel, ni umwita Clapton Kibonge. Nabwo azakwitaba kuko ari imwe mu mazina yakoresha mu bihangano bye bitandukanye. Kibonge aherutse kwibasirwa n'uburwayi bukomeye, ndetse bamwe ku mbuga nkoranyambaga batangira kumubika ko yaba yapfuye, ariko aza kunyumaza ayo makuru avuga ko akiri muzima kandi afite ubuzima buzima. Ese ubona aha tugeze koko? Ntibizoroha. Niba umuntu agiye kujya anatanga ibimenyetso mpamo by'uko atapfuye hejuru y'ibihuha bikwirakwizwa na bamwe ku mbuga nkoranyambaga kubw'inyungu zabo bwite, ariko bikora ajya nibuka ko ibyo nabyo bigize icyaha. Nyuma y'izi nkuru z'ibihuha, uyu mugabo yongeye kumvikana no kugaragara mu itangazamakuru kubw'inkuru nziza yo kwibaruka umwana wabo. Aho nimwonkweshe kandi musubireyo, buriya nta mahwa. Kibonge ni umwe mu bagabo bakunda abana cyane. Nibyo benshi mu babyeyi bakunda abana, nta gashya kabirimo. Ariko uyu mugabo abakunda ku kigero cy'uko buri mwaka ategura ibirori byo gushimisha abana. Ushobora kumubona mu birori runaka yitabiriye, cyangwa se mugahurira ahantu runaka nka supermarket mugiye guhaha mwese, cyangwa se ukamubona mu modoka ye nziza yitemberera. Kimwe muri ibi kikubayeho gishobora kugutera kwibaza uti, ubundi uyu mugabo ni muntu ki, cyangwa se abayeho ate nyuma y'ubuzima bwa sinema tumubonamo umunsi ku munsi? Niba utajya ubyibaza cyangwa se ukaba ubyibajije, ubu wahisemo neza. Reka turebere hamwe mu buryo burambuye ubuzima bw'uyu mugabo w'ibigwi bitari bito, umugabo umaze kuba ubukombe kandi akagira n'ibikombe bitari bike. Ibuka gukora subscribe kuko ari inkunga ikomeye uba ugeneye ibikorwa byacu. Kora like mu gihe wakunze ikiganiro twakugejejeho, ariko nubona hari n'abandi byafasha, ibuka gukora share. Ntiwibagirwe kuduha comment ku nyunganizi cyangwa se igitekerezo, kuko ari ingenzi mu kubagezaho uburyohe bwuzuye binyuze mu biganiro dutegura umunsi ku wundi. Njye wumva ndi Aime Confiance, ngwaye ikaze. Uje kumbitira hano se? Uje kumbitira hano no ngwemeze ngushira kubi. Njye ubu nakumva gato ndagwana imbaraga. Ngwaye ikaze nanone kuri chaîne yawe kandi ari nayo yacu. Nkuko twabikomeje haruguru, amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Emmanuel, nyamara benshi bamuzi ku izina rya Clapton Kibonge. Mu mwaka w'1948 nibwo Kibonge yabonye izuba, avugira mu gihugu cya Uganda, igihugu giherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo yabonaga izuba, yisanze ari umwana w'imfura mu muryango w'abana batandatu. Mu mwaka w'1996 Clapton Kibonge hamwe n'umuryango we bagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'amata n'ubuki gakondo barazwe na basogokuruza. Ubwo bageraga mu gihugu cy'u Rwanda, bahisemo gutura mu karere ka Nyagatare. Gusa ntibahatinze kuko bahise bimuka bakajya gutura mu murenge wa Nyamata, umwe mu mirenge 15 igize akarere ka Bugesera. Kakaba akarere kamwe mu turere 7 tubarizwa mu ntara y'Iburasirazuba.
Kibonge yakuriye muri aka gace, gusa ababyeyi be bo baza kwimuka basubira i Nyagatare, ari naho batuye kugeza ubu. Amashuri ye abanza yagize muri Nyakayaga Primary School, ageze muri segonderi yakomereje muri Kiziguro Secondary School na Kagarama Secondary School. Kaminuza yagize muri University of Kigali. Bivugwa ko ubwo Kibonge yarangizaga amashuri yisumbuye, se umubyara yigeze ku muntu rw'amenyo amubwira ko amashuri yize nta cyamamariye, niko guhita afata umuhanda wa Nyamata Kigali, nakubwo ni Nyamata Kicukiro, ajya gushakisha ubuzima nk'abandi, umugani wa musore utunganya imiziki. Ubwo yageraga mu mujyi wa Kigali, Kibonge yakoze utuzi dutandukanye, agerageza gukomanga ku nzugi zitandukanye ashakaho amahirwe ye yaba acumbitse. Nguko uko yisanze mu byombo, amagi, telefone ndetse n'ibindi byinshi. Ariko muri byose Kibonge akaba yari afite umuhate wo kuzatera imbere, ndetse akagera ku nzozi yarotaga buri gihe, yaba aryamye nubwo yaryamaga igihe gito gishoboka, cyangwa se ari mu nzira agenda, iby'icyo gihe bitaga agatigito. Gukora cyane ariko winjiza make, gukora imibare y'uko uzakira, hakazamo inyajwi ndetse n'ingombajwi, byose byahuriraga kuri uyu musore wari ufite urubavu ruto cyane. Ariko icyabaga gikomeye kurusha ibindi byose ni inshingano zo kurera barumuna be, dore ko ari we wari mukuru kandi abandi bana bakaba bari bakiri bato bakiga mu mashuri. Umunyarwanda niwe bigize kwarurira ibirunge, arabirya, arafiningiza, arangije aragenda yicara munsi y'igiti cy'umunyinya afite n'agacupa k'agasururu, mu gihe igifu kiri mu igogora. Nawe aribohora ati, buriya icyawe ntawe ukijya kandi umugisha wawe muragendana. Ubwo Kibonge yabonaga akazi ko gucuruza ibyombo, yumvaga ubuzima butangiye kubona umurongo, nyamara ntiyamenye ko ari itangiriro ryo kugera ku bwamamare afite uyu munsi wa none. Ubwo yacuruzaga ibi byombo mu nyubako ya City Tower, Kibonge yaje guhura n'umunyarwenya wagacishijeho bigatinda, ari we Ramujana, wakoraga kuri radio ya KFM, yakoraga muri iyo nyubako ya City Tower. Kuva ubwo aba bombi batangiye gukorana, Kibonge atangira gukora utuvideo duto adushyira ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batangira gukunda utwo tuvideo twa Kibonge, bagenda baduhererekanya, maze benshi batangira kubumenya, binagendana n'urukundo yagendaga ahundagazwaho na benshi bamubonaga muri izo video. Nyuma y'amezi make atangiye gukora utwo tuvideo duto, ubwo hakaba hari mu mwaka wa 2015 Kibonge yatangiye gukina filime, kuyobora ibirori, kwamamaza ibikorwa by'abantu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Kibonge yagaragaye muri filime zakunzwe na benshi zirimo nka Virunga High School, Byadogereye, Seburikoko, Mugisha na Rusine ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Nyuma y'imyaka 2 gusa atangiye byeruye urugendo rwa sinema, hakaba hari mu mwaka wa 2017 yatangiye kugaragara mu bakinnyi b'intoranwa bagombaga gutsindira ibihembo bitandukanye by'abakinnyi ba filime bitwaye neza kurusha abandi. Kibonge yahegetse ibindi bihangange muri sinema, atwara ibihembo bitandukanye birimo nka Best Male Artist muri The Choice Awards mu mwaka wa 2021. Kibonge kandi yatwaye igihembo cya Best Influencer Comedian muri uwo mwaka n'ubundi wa 2021. Kibonge yagiye agaragara inshuro zitari nke mu gusetsa abantu ari imbere yabo kuri stage, ibi tumaze kumenyera nka stand-up comedy. Kibonge yashinze itsinda rya Daily Makers ryabarizwagamo abandi banyarwenya batandukanye barimo nka Japhet ndetse na Etienne, babarizwaga mu itsinda rya Bigomba Guhinduka, Nimuroje ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ubwo benshi bari bugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, Kibonge we ikaramu yambaga ku rupapuro yandika filime y'Umuturanyi. Iyi filime yakunzwe n'abatari bake kubera ubuhanga bw'abakinnyi bayo ndetse n'umwimerere uburyo iteguwemo. Kimwe mu bintu bitangaje wamenya kuri uyu mugabo Mugisha Emmanuel cyangwa se Clapton Kibonge nuko ugutungurwa agasabwa gusetsa abantu kandi bitari muri gahunda, burya ngo ntabikunda. Nubwo agaragara asetsa cyane, ariko bivuga ko Kibonge ari umuntu uri serious cyane inyuma ya kamera, ku buryo ushobora guhura nawe ukibaza niba ari we ukina ziriya nzenya zitandukanye cyangwa se ari indi mpanga yagira, ariko burya ntayagira. Ushaka kubara inkuru y'urukundo rwa Clapton Kibonge wayitangira tariki 18 z'ukwezi kwa 10
umwaka wa 2018 Kibonge yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'abantu ko azakunda Mutoni Jackie uruzira uburyarya yaba mu byiza ndetse no mu bibi, ndetse ngo bakazatandukanywa n'urupfu gusa. Maze uri umukunzi we nawe arabyemera, arahira ko azaba Mutoni utanaza umutuzo, mutima ari uwazanganye icyuzuzo, maze ijoro rito bakaritaha ubwo. Uyu muhango w'igihango kuri Kibonge n'uwari umukunzi we wabereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye. Ibyamamare bitandukanye ku isonga abakinnyi ba sinema nibo bari bamuherekeje, nyamara ngo hari n'abatarigeze bakandagiza ikirenge kuko bumvaga ari ibihuha aho Clapton ashobora kuba agiye gukina filime. Clapton Kibonge ubu ni umugabo wubatse, afite umugore umwe n'abana 3. Kibonge ni umukristo wo mu itorero rya Healing Center, ni umwe mu bagabo bazi kubana neza n'abandi. Kwicisha bugufi kwe wabishimangirirwa na Murungi Sabe, umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa Isimbi TV. Uyu mugize umutangabuhamya mwiza kuko mu minsi mike yishize ubwo Isimbi TV yuzuzaga miliyoni y'abantu bayikurikira ku muyoboro wa YouTube, Kibonge yashimiwe bikomeye na Murungi Sabe. Ubutumwa yageneye Kibonge amushimira bwakoze ku mutima wa benshi. Aha Sabe yasobanuraga uburyo yigeze gukenera Clapton Kibonge ngo bakorane ikiganiro mu gihe Isimbi TV yari kirimo kwiyubaka, nyamara icyo gihe ngo Kibonge akaba ari umustar ukomeye. Sabe avuga ko yahamagaye Kibonge nta cyizere afite ko ari buze kumwemerera bagakorana ikiganiro, ariko Sabe yatunguwe n'uburyo Kibonge yamwemereye ko bakorana ikiganiro atamugoye na gato. Mu ijwi rye aragira ati, tujye dushimira abantu bakiri ku isi, na Irene yabivuze. Clapton yanyizeye citashyiraho iyo mikoro, yanyizeye Isimbi nta kintu gifatika kabisa. Muhamagara ntiyizeye pe, niyizeye kuko Kibonge yari umusitari, n'ubu ni umusitari. Kibo twakoreye ikiganiro kuri bariko, warakoze cyane. Guca bugufi kwe ni isomo ryiza kuri benshi, ikaba message ivuga ko nta kure muri ubu buzima wagera hakubuza guca bugufi. Bikaba bya ya magambo iyo umunyamakuru Punditi akunda kuvuga ati, ukurushaho gutera imbere byakabaye byiza ni nakurushijeho guca bugufi. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Clapton Kibonge. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Niba cyakuryoheye ibuka gukora like, ntuhatirize umutima no kubwira gukora subscribe kuri channel yacu kandi ari nayo yanyu, ubwo araza kuba ari impamvu. Ariko nubona byafasha n'abandi wibuka gukora share, ubundi Imana ikomera umugisha niba wizeye. Nyamara tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Ngiye wumvaga ndi Aimé Confiance. Hasta la vista.